Reka mbakire nanone ni kuri Express Online TV kama kaba tubageze ibiganiro bitandukanye ndetse n'utundi tuntu tw'ubwenge n'amakuru nongeye ngarura babakobwa mwakunze cyane murabona ko bambaye neza cyane mwambaye neza murasa neza ese ko mbona mwarakaye n'iki cyabarakaye wabona nabwo ugiye kuvuga ati turaba fashion designer bashatse gufashioninga ntukajye utukira ese Miss Rwanda iramusigarutse mwakongera mukajyayo cyangwa ariko ibintu twarabikubwiye tutabeshye ibintu bya Miss bundi turaza kongera tubigarukeho nabonye mwarakoze ikiganiro turi kugusomera ngo umwana mwiza n'amagambo menshi ngira mba narakuze ariko turaza kubiganaho ariko first of all ndabona mwambaye neza cyane Shemus ugapira n'umupira munini cyane ingofero iby'ingofero mwabikuye hese kandi byo ni uniforme twigirira ni kamwe buri muntu agira wese bafite aka uniforme so ku itariki 14 Saint Valentin kuwa gatandatu ari habaye Saint Valentin muri mwe ndaza kubabaza umuntu wigeze wakira ururabo Laila kuri Shemus wigeze wakira ururabo Silvio wakira ururabo byagenze gute muri aho ngaho nta ndabo mwakiriye ku munsi wiriwe gute yewe none uriya munsi wagira ngo twe twabaye bakarani ingufu sibyo twiriwe mu kazi mu rugo nta nubwo twari tuzi ngo habaye ibiki ni iminsi nk'iyindi ufite boyfriend nawe ufite boyfriend oya nta boyfriend wowe ufite Shemus afite boyfriend ndamufite ururabo ruvuze iki kuri wowe kuri Saint Valentin mu buzima busanzwe ukunda ururabo jewe ntarwo nkunda nose ko ntarwo nari nabona ngo wenda ngo barume numve ngo ndabifirinze uvuga ngo umutipe mukunda ntabwo ari yagura ururabo kuva mwatangira Miss Saint Valentin zose mumaranye kingana gute oya we tumaranye ndeba guturuka ku itariki 5 z'ukwa mbere turacyari bashya mu rukundo mwago mwari mumaze igihe kirekire ntabwo yaguhaye ururabo wabyakiriye ute oya kuko mbizi ko ari gutegura gift nta kintu byantwaye ubwo se baratanye mwarayimuye azaruguha ubutaha oya ntabyo ubutaha ni muri kuno kwezi araka gift ariko ntegurira nzakabera wowe Silvio kubera icyo utakira ururabo kandi ni kuri Saint Valentin ntabwo ibyo bintu bimenyereye rwose nabagiye kandi nta na Sherafite ariko yakubwiye Saint Valentin sinyamenya ko yabaye n'imyaka mfite sinyamenya ko yabaye rwose ndaho nicariye nta numwe mu buzima ugeze wakira ururabo kuri Saint Valentin ariko siko ndeba muciriritse abantu uratangiye kandi ubu umutwe w'umuntu b'abakobwa baciriritse kuko nakunda abakobwa mwamwe yego uzajya kwa proding iki kiganiro nkucaye iruhande yego birashoboka ko mwamudafite ariko yaramufite ariko nta kuntu Saint Valentin yarangira mutakiye ururabo nta na gift mwakiye nimwe kandi nakubwiye ko nje bari kuntegura gift business oya urimo kuduteka imitwe nta kuntu gift yanje niba yimpereza nzaza hano kuri Express TV show online TV show mbabwire nti dore ya gift ngiyi hari ikibazo nuyiha kubera iki ntabwo nzayiha urabizi neza ese ko nawe uri kundwanya uri kumfatanya nawe asa muganika nonge ngaruka reka nibarije Silvio uramutse ufite boyfriend akaba ataraguhaye ururabo wabyakira gute reka n'ubundi ngewe urabona kintu barumariye kubera ko bundi akenshi no munsi n'uwabakundanye bashaka kuba inshuti bashaka kuba umuryango nta n'ururabo rwo mu nshuti cyangwa umuryango mwakiriye nabuze ko mubayeho nabi caceceka kubwiye ngo twiriwe twikorera imizigo uwo munsi mwebwe se hari ikintu mwatanze kuko ntabwo ari abahungu turi supposed yo gutangira mwebwe hari ikintu mwatanze ntacyo nge ntacyo nakurekane kumuvugira we hari ikintu watanze Shemus ndacyagifite naguze gift uracyafite gift kubera ko nyine ntago turi kumwe urumva ntago turi kumwe ariko gift yiwe ndayibitse kandi ko nayiguze ndi kumwe n'uyu ubundi nk'abakobwa mubyumva gute uramutse ufite umukunzi wenda ntaguhe gift ntaguhe ururabo cyangwa any kind of gift kuri uriya munsi mubyumva gute mu bitekerezo gute kaduhere kuri Shemus njyewe ku giti cyanjye nyine biterwa nuko musanzwe mubanye kuko ari igihe atabigwa kuri uwo munsi ariko asanzwe aguhereza n'utundi tuntu ku yindi minsi mbese uwo munsi mukumva nta byadanje kubera ko iminsi yose mwebwe ihora bisera hari ibintu abakobwa mukunda kugira intambara sinzi niba nabyita kubigira intambara
uno munsi wa Saint Valentin kongeraho na BD ku munsi wawe w'amavuko, ibyo bintu umuhungu mukundana cyangwa urimo kugutereta, hari igihe umuntu aba arimo kugutereta akaba yakurira kuri ino minsi kuri BD yawe, tujya abahungu bajya bakunda kubikora, cyangwa se kuri Saint Valentin akaba aribwo yigaragaza. Ese tuvuge iyo atabikoze, Sylvie ubyumva gute? Njyewe ibyo bintu bari ibintu bisanzwe nk'uko Shanisa yabivuze, biterwa n'uko mubanye. Buriya Saint Valentin ntabwo ngenzi ukuntu mubyumva, kuko ntabwo ngo ni umunsi wo gukundana, kandi igihe cyose muba mukundanye n'ubundi. Rero gift ku bantu bakundana ziratangwa kenshi kandi mu bihe bitandukanye. Rero ko umuntu atayiguha kuri Saint Valentin ntabwo ari ibintu byaganje. Atagukoreye BD BD iguhaye it's okay, wayakira ngo wakira izindi. BD rero yakomana nanjye, BD reka n'umuhabwa. BD ni iz'abana, kuvuga ngo wakoze BD uri umukecuru uje imyaka hejuru ya 25-30 ngo warakaye ngo ushiro ntiyakoreye BD birthday. Je musoro urabyumva gute? Mu nshuro watagukoreye BD wabyakira gute? Cyewe ibya BD rero ibyo nta bintu byadanje kuri njyewe, ariko gift yo kuri BD nyine ni ibintu bibiri. BD ibyo by'amabidi, umuhago wa keke nta kibazo, nta kintu ubumbwiye, ariko aka gift ko kuri BD oya yashaka na posting ariko akama gift. Okay, tuvuge ufite umuhungu mukundana sibyo, cyangwa urimo kugutereta kuri BD, nta kintu akoze, undi muntu w'inshuti yawe araje agufatiye BD ndetse no kuri Saint Valentin akoherereje ururabo, ntabwo rero wenda yari inshuti yawe bisanzwe cyangwa n'umuntu ushaka kuguprovoka, wabyakira gute Shanisa? Reka ngo nyine se ubwo wowe wundi yaba ari kaba kabaye, ubwo aba yagiye, ubwo nayifata se gift, nayifata nayifata nkanayipostinga nkana mentioninga uwo sheri wanje. Oya njye mfite sheri mutanteranyiriza hano kuri kamera, ndamufite ubu azabibona mwana wa. So Shemusa, niyo mpamvu na tururabo naguze nazanye sibyo, navuze ngo ndaza kuri umuntu ufite sheri ariko utararibonye, cyangwa se uri married ariko wenda umupate nawe atararumuhaye, ariko mbanze mubaze, ntabwo ndi buze kuri umuha gusa. Wakwemera ko urwo rurabo nduguha, cyangwa se kandi uru rurabo rufite ikintu ruvuze, sheri wawe arimo arakureba, azabireba, wanavuze ko ntarwo yaguhaye, urarwemera nduguhe cyangwa ntabwo rwemera? Muri uwo mu rurabo rwose sheri ntubabare, ni ururabo bampaye sibyo, kandi ntabwo yarutanze, bivuze ngo ngewe nta n'urwo wamaye. Rega nose ubundi azaba babazwa n'icyaro urwamaye, reka barunyihere. arabyemera nta kibazo, nta ribi ry'umwana wanjye turane. Sylvie wowe wabyakira gute? nawe ufite wenda umusheri kuri uwo munsi nta kintu akoze, nta kageste na kamwe, ugiye kubona ubuntu undi muntu from nowhere wenda muziranye azanye gift, uraba barakomanze baraguzanye, hariho n'agashokora cyangwa utundi tugambo yanditseho, wabyakira gute? cyangwa byakunda uwo muntu n'undi wasanzwe ari inshuti yawe, iyo gift wayifata pe, wayifata rwose, agakuryaho n'imihobero myinshi, ubundi buzima bwawe ntabwo biba byangije umubano w'ibyari bisanzwe. oya ntabwo byangiza ku bari babanye nk'abapatena, ufite boyfriend, ku bapatena se byo mubyumva gute? Ku bapatena undi muntu aje wenda bakorana akamuha ururabo kuri uwo munsi, muteka ko byaba ari nko kumuprovoka, wenda bikaba byaba ikibazo gikomeye? wowe ubyumva ute Shema? Cyewe iby'abapatena ntabyo nzi, hano uko ndi kubyumva. Oya tuvuge uwo musheri wawe ugiye kumva ko hari undi muntu hari undi mukobwa wamuhaye ururabo, njye warabizi ntago byavamo. ushaririye ngaho se azatusharira, ubwo yabaza kumbwira mbwira ibiki, kereka ntabimenye, rwarara rusenyutse rwamusanga rurubatse se. Nawe rero tugane muri Saint Valentin mu bwonko, reka abanyera ururabo narwero bive mu nzira nigendere. iyo umuntu nta sheri afite afite umushishi. tugaruke ku kiganiro twakoranye sibyo, tugaruke ku kiganiro twakoranye.
abantu bagiye bavuga bati se aba bantu koko aba barimo bakobwa kudutuka bari kuduseka bari kujya muri Miss Rwanda bari kurenga amajonjora Bajyanye iki? Bajyanye iki? none wari kutwandika ubundi ko n'ubundi mudashaka kubyemera ninde wabuje kugera twari kujya kugira gute se ninde wabariye Tujyanye. akara akavuga ati mwikwirirwa mugera ntabwo wabinanditse ntituzi niba n'icyo gitekerezo ntacyo twigeze tugira pe ntabwo mwigeze mugira igitekerezo kujya muri Miss Rwanda kuva na kera ariko mwari kurenga amajonjora tugendeye ku biro y'umudugudu hari igihe uburebure twarenga ko muri n'abatoya mwari ku sinzi impamvu mutigiriye icyizere kuko hari criteria nimwe mutujuje se iyo twuje se ahubwo ni iyi mufite beauty mufite culture mufite nta burebure mfite brain wenda culture brain ni buti kuko mu rusyo Uburebure. ni ibiki ibintu kuko mu rusyo ni ibiki ni uko mu rusyo rugakoma n'ingasire ngo karike arayifite ntayo ariko ni ukukumana rero tunabigarutseho byo ujyandika ibintu bihuye n'ibyo umuntu yakubwiye kugenda ukabeshyira umuntu wowe mbona njye niwongera iki kiganiro niwongera ntabwo nzagaruka hano kandi ariko ahubwo wenda ntazagaruka. tureke gusebanya ariko ndabizi ko ibyo bintu twabiganiye Yes. ahubwo sinzi ukuntu nagiye ese kubona nta muri n'ubu kiganiro uracyabidushinja mama ure nyina ntabwo ibyo bintu nigeze munyitakana nose cyo bidushinja mwana duhaguruka kuri iki kamera cyo twigendera njye nanjye haguruka aravugisha ukuri cyangwa Njye umuntu ntajya ariko bamwe mu bantu baravuze ngo nta kibazo yo mujyayo mwari kurenga amajonjora bagendeye kuri beauty murayifite Y'umudugudu se. na brain na culture Njyewe- wenda tukabura culture mo gakeya ibaza ko na n'ubu ngubu hari umuntu ngo tugihura karica ngo bayibuze urumva hari umuntu tugihura agahita avuga ese twagiye muri Miss bikanga ibaza ako kantu ukahita witekerezaho ukumva mwari mwarabicecetse se ko mwashatse twigeze kujyayo tubivuga ariko se hari uwagiye yari wagize icyo gitekerezo nyamara Ariko neza turarwanira kuki hano mutagiye Ese ngende bagize baza kuki mutagiye ngenda nkubwiye ngo turarwanira hano criteria zose muzujuje kandi wowe wambwiye ngo tugaruke tuvuge njye nuba nabikubwiye se we ntabwo uzi kwitekerereza uravugisha ukuri ko ntabyo nafata n'indabyo ze fata n'ibyawe ubu ndanarakaye reka wenda tubwire abadukurikiyemo yuko ntabyo gakeya twavuze aba bantu ngewe ku giti cyanjye ndabona bakabaye bajya muri Miss Rwanda Ntaho twajya. cyangwa se mu ntaho twajya ntaho tuzapfa tugiye bari hari ibintu biba ari ibyawe n'ibiba bitari ibyawe kwirirwa ujya gusetsa abantu rero neza babahisemo bakaza kuvuga ati mugende ariko baraduhitamo badushaka ariko ubu iki iki gihugu cyawe cyabuze abakobwa bizana ku buryo barenga iyo mihanda yose bakaza ego okay wenda reka mbabaze utubazo dukeya mu bijyanye na culture turebe mwavuze ngo umuco wenda murawufite muzi ndajya mubaza akabazo kamwe sibyo twumve sibyo mu kinyarwanda bajya bavuga ngo akebo kajya iwamugarura iwamugarura ni hehe ndahera kuri shemusa iyo bavuze ngo akebo kajya iwamugarura aba ari hehe aho kavuye baraza ngo nibyo aho kavuye aho nibyo kavuye ako kebo akebo kajya okay ikindi cya kabiri kajya kavuye bajya bavuga ngo ibintu byasubiye irudubi ni hehe byagiye habi ibintu byagiye ahantu habi hari indimo byafashe urundi rwego nyine byagiye habi tu byabaye ibindi okay nanone akandi kantu bajya bavuga ndakabaza Sylvie none bajya bavuga ngo umuntu bamushyize igorora ni hehe igorora mwumva ari hehe ni ahantu heza wamudabagije ahantu heza ujya kubona buri kintu cyose harimo n'amafaranga kusageza mu oya igorora ni ahantu ni ahantu heza nyine ni ahantu habayeho niyo mpamvu bibabajije ni uko aho hantu habaye mwumva aho hantu bamushyize igorora ari hehe kubera ahantu habayeho rero ntahazi gusa nzi ko ari ahantu heza igorora si mazi ariko nzi ko ari ahantu heza ushobora kubona buri kintu ushobora kubona ikintu cyose nyine ushaka ayo ni amateka ariko watubashije yo kujyanira akabano cyangwa mwumva igorora ari nk'ahantu hari hameze gute bari bashyize uwo muntu kuko ni ahantu hari amazi hari n'ibiryo hari ibiryo n'inyama hoteli
ahantu ushobora gusohokeramo kwirira ukihagira ukirira ukihagira ukabiryamira. mbese ubundi wabonye ibyo bintu ikindi cyiza ni iki naho ngaho nigorora mbese igorora hameze nka hehera hameze nko ku kibuye ku mazi hameze nk'igisenyi ku mazi ni hehe ni hamwe muri aho hakuba wariye ibyo uhumba uva kuba wamaze kurya. Reka rero mbashimire cyane ariko dushyire n'umucyo kuri icyo kintu kijyanye na misi nuko mwashatse kujyayo abantu baranabikunze bavuga bati mwanajyayo nta n'ikibazo gihari sibyo tuzajya bigaruka twaniyunze bari bavuze ko rwose ndi umunyamakuru wa feke ni ibintu twavuganye ariko nizere ko twiyunze ibintu noneho bigenze neza nta kibazo dufite.